Itegeko rya mbere ubundi ryo kubona amafaranga cyangwa se itegeko rituma tutabona amafaranga ni ugusesagura. Iyo tuvuze gusesagura, reka nk'urugero, kuva mu gitondo wafashe ku mafaranga angahe? Reba amafaranga wafashe kuva mu gitondo, reba ibintu wayakoresheje, urebe niba bihuye n'ibyo wagombaga kuba wakora. Niba se wabonye ibihumbi 10, aka kanya ukaba usigaranye ibihumbi 3, 7 wabishyizeho byagombaga kuba biri. Ako ngako ni akantu kamwe ugomba kuba wagira gute washyira mu twawe ukakamenya. Ushobora gusanga ibyo bihumbi 7, ibihumbi 10 wakoreye kuva mu gitondo, ukaba aka kanya ufite 3, 7 ibaze wabishyize hehe? Ushobora gusanga ngo aka kanya hari umuntu wohereje 3, nta n'ikintu gihambaye ashaka kuyakoresha, hari umuntu ushaka kugira ngo nyine akwemere ko ufite amafaranga. Hari umuntu wagurije 1000 navuze ngo azakwishyura ryari. Hari umukobwa wagurije wahaye amafaranga kugira ngo umukore ibintu runaka se ashaka kugira. Hari ugasanga nyine ese basi ibyo bihumbi 7 harimo ayo waguze imiti y'uko wari urwaye umutwe ukagira ako kantu mwanzo ugashyira mu mutwe. Gusesagura ntabwo haye urugero avuga ngo uyu munsi amafaranga wakoreye uyu munsi byaterwa nyine n'igihe urebeye iki kiganiro, ariko bivuga yuko urugero mwanje batuvuge ko uyu munsi nakoreye ibihumbi 10, bigeze ku mugoroba ku masaha yo kujya kuryama kuruhuka nisanga mfite 3. Icyo gihe mpita ntekereza nkavuga ati ese ko mfite 3 7 byagiye? Okay, maze kumenya aho byagiye, none se aho hantu byagiye hari ahangombwa? Icyo gihe usanze ari ahangombwa n'ejo bisubiremo, nusanga atari ahangombwa ejo bihindura utongera. Ibyo ni itegeko rya mbere ry'umuntu ushaka kugira gute, ushaka kubona amafaranga, cyangwa se umuntu utabikoresha ibyo ngibyo. Ni itegeko rya mbere agomba kuba yakoresha kugira ngo amafaranga abe yamugeraho. Twese turabikora, nanjye ayo makosa ashobora kuba nyakora. Itegeko rya kabiri, shora amafaranga ahabyara andi. Uzi ko muri iyi minsi dusigaye dufite ingeso mbi, ntabwo turimo kwangiza amafaranga cyane, reka tubivuge gutyo, ariko amafaranga yawe uyashyize ahantu ku buryo yabyara andi. Ubu mwanje urugero naguha, hari ukuntu nyine mwatwe tuba tutari mu Rwanda, ushobora kuvuga uti nshaka kuzakora ubucuruzi mu Rwanda, ugafata amafaranga ukazajya uyashyira kuri banki cyangwa se ukazajya uyashyira kuri mobile money, ukavuga uti nagera 2 miliyoni nzajya mu Rwanda njye gukora akazi. Yes, aho ngaho birashoboka, biranakunda, kuko nyine uri mu gihugu kitari icyawe, urimo urabika amafaranga yo kuziteza imbere. None se wowe uri mu Rwanda ukaba cyangwa se ushobora no kuba uri hanze ushaka kuzajya ukorera hanze, ukavuga amafaranga ugomba kuyashyira ahantu hunguka inyungu. Irinde ibi bintu rero birimo ibintu bishobora kuba wavuga ngo ushobora kubona inyungu. Umuntu afata amafaranga akavuga ati ashaka inyungu akayashyira muri betting. Ahangaha barakubwira ngo niba ushora amafaranga ahabyara andi, urugero aho kugura imyenda myinshi ifata 50, nyine wafata 50 ukagura ibishyimbo. Hari umuntu ujya kugura imyenda yo kwambara, imyenda ntabwo yunguka, ariko umuntu ufata 50 akabiguramo ibishyimbo, ushobora kubigura cya gihe basarura, noneho cya gihe bamaze ihinga, bongeye guhinga bagasoza ihinga, bazakenera ibishyimbo byo kurya, icyo kizongera bibagurisha. Wabona ko wakugurisha ibiciro kuri 300 uzakimugurisha ku 200. Urumva ako kantu? Icyo nicyo bashatse gusobanura. Ikindi cya gatatu cy'inzira njyabuce cyangwa se ahantu wari kugira ngo ujye mu bukire, iga kandi ikore ubudasiba. Gukora ubudasiba, ubundi kuba uri umusore birababaje cyane gusanga uvuga uti iki ngiki nzagikora ejo. Amahirwe ufite uyu munsi uriho aka kanya uhumeka urimo gukurikira ikiganiro, ushobora gusanga ari wowe wanyuma. Bikorerera aka kanya, kuko bajya bavuga ngo akazi kawe ufite ukora kakwinjiriza, akazi kawe ukora cyane kandi kakwinjiriza, ukora uhozaho, niko kazareberera famiye yawe uzagira. Uyu munsi
ndankunda kwitangaho urugero ko sinjya nkunda gutangaho urugero abandi. Uyu munsi amafaranga ndimo gukora niyo azigisha umwana wanjye nzabyara, niyo azafasha wenda mu gihe cy'ubukwe nzakora ubukwe, niho nzakura inkwano zo kuzajya gukwa, kuko muri iyi minsi ntabwo famiye zikidufasha nyine kuvuga ngo bajya ku nyine wowe ushobora guhitamo umugore famiye zikaba zitaguha inkwano, kuko twese ntabwo tunganya ubushobozi. Hari igihe ushobora kuvuka muri famiye idafite ubwo bushobozi. Urwo ni urugero mba naguhaye nyine. So bakakubwira ngo iga kandi ukore ubudasiba. Urugero wenda umusore atangira gucuruza ariko abanza kwiga uko bizinesi ikora. Urabona iyo ugiye nko kuri YouTube ushobora kwandikamo ngo ni gute bacuruza online, ni gute bakora amafaranga, how to make money online. Ibyo bintu akenshi na kenshi ni scam. Hari igihe umuntu akubwira ati ukimara kwiyandikisha urahita ubikuza 100,000. None se ni imbwa abona ari abasazi kuri yago 100,000 utabivunikiye, ugahita nyine wowe ujya kubireba tu. Ariko wowe genda urebe se wa muntu akubwira ati dore inzira 3 wakoresha ugahindura ubuzima bwawe. Iyo video ukayirenga ukajya kureba yayindi ngo ukimara kwiyandikisha urahita ubikura 100,000. Ko nyine witeze ibitangaza. Icyo ni ikintu cya kane nahise mvuga ati kwitega ibitangaza bishyire ku ruhande, ahubwo wowe kora cyane ubudasiba, ubundi uzagira gute, uzatera imbere. Ndetse ushake no bumenyi kuri YouTube cyangwa abantu benshi usanga muri quartier hari umucuruzi, mwegere mubaza uti si ibintu bikora gute. Ariko attention, ahanga agomba kubaza umuntu ukora ibintu ukunda. Ashaka kuba wenda ari umucuruzi ucuruza inkweto kandi nawe ukunda urumva wacuruza inkweto cyangwa imyenda, mubaza ukuntu bikora. Uwo muntu wamubaza aho ngo urimo kwiga, ahandi ugenda ushyira mu bikorwa. Rero aho twatuma kurebera ibintu byagufasha ko wagira gute kuba watera imbere, cyangwa se ibintu byoroshye kuba wagira gute watera imbere, ariko nanone wifashishije amategeko 3 yo kugira ngo ujye mu bukire cyangwa se ube umukire. Izo ngeso twese ziratureba, nugerageza kuzikoresha uraza guhindura ubuzima bwawe. Nakubwiye njyewe ndi umuhungu w'Inyagatare, ahangaha ni kuri Ibanze TV, uzajya usangaho ibiganiro n'ibi. Nitwa Sam, kandi subscribe, ufungure inzogera, ndetse andika igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi.